Inkuru ya Esiteri uyisanga muri kimwe mu bitabo bigize isezerano rya kera cyitwa Esiteri. Abantu bose basomye cyangwa bakumva inkuru ya Esiteri barayikunda cyane kuko bumva iryoheye amatwi yabo ndetse ifite inyigisho nyinshi. Igitabo cya Esiteri kirihariye cyane kuko ni kimwe muri bibiri byonyine byitiriwe amazina y'abagore muri Bibiliya hamwe n'icya Rusi. Twabateguriye byinshi twakwigira kuri Esiteri mu mibereho yacu ya buri munsi. Iyi ni Alarme TV Rwanda, Gendi Jado udahemuka. Ikaze. Mbere yo gutangira, dore amwe mu mateka y'igitabo cya Esiteri. Abahanga muri teoloji bagaragaza ko umwanditsi wacyo atazwi, ariko abanditsi benshi bemeza ko ari Moridekayi uvugwamo waba waracyanditse hagati y'umwaka wa 483 ndetse na 473 mbere ya Yesu ku ngoma y'umwami Zerusesi. Uwo mwami yitwaga kandi Ahasuwerusi, yarongoye Esiteri kandi yari umwami w'Abaperesi hagati y'umwaka wa 486 ndetse n'umwaka wa 434 mbere ya Yesu. Umwaka wa karindwi ari ku ngoma nibwo yarongoye Esiteri. Esiteri ibice bibiri umurongo wa 16, ariko inkuru yo itangira mu mwaka wa gatatu. Esiteri igice cya mbere umurongo wa gatatu. Iki gitabo gifite ibice 10 ari byo Esiteri igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 22, Esiteri igice cya kabiri kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 23, Esiteri igice cya gatatu kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 15, Esiteri igice cya kane kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 17, Esiteri igice cya gatanu kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 14, Esiteri igice cya gatandatu kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 14, Esiteri igice cya karindwi kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 10, Esiteri igice cya 8 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 17, Esiteri igice cya 9 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 32 ndetse na Esiteri igice cya 10 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Noneho reka tuvuge kuri bimwe mu byo twakwigira kuri Esiteri no mu gitabo cya Esiteri. Imana ikoresha abantu basanzwe maze ikabakoresha ibidasanzwe, ari byo by'ubutwari. Esiteri yabayeho mu gihe Isiraheli yari iri mu bunyage kubwo kutubaha Uwiteka. Yari umukobwa urererwa mu buhunzi ku butaka bw'abanyamahanga. Nubwo yari mwiza cyane, ntabwo yari umuntu utandukanye n'abandi cyane mu bundi buryo, yari umuntu usanzwe. Umunsi umwe ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, Imana yakoresheje Esiteri kugira ngo umugambi wayo iwusohoze. Esiteri yari azi ko umuntu wese winjira mu ngoro y'umwami adahamagawe yicwa. Esiteri igice cya 4 umurongo wa 11. Ariko kubera yari azi ko atagize icyo akora abayuda bakwicwa. Esiteri igice cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14. Byatumye yiringira Imana maze akora icyo Imana ishaka. Nawe nubwo uri umuntu usanzwe, Imana yagukoresha iby'ubutwari nka Esiteri. Icyo usabwa ni ukuyumvira, ugakiranuka ndetse ukagendana nayo wicisha bugufi. Mika ibice 3 umurongo wa 8. Ugakurikiza ubushake bwayo kuri wowe. Birashoboka ko nawe ugira ubwoba, ariko igira kuri Esiteri, utinyuke. Dore yari umugore, nawe wakora iby'ubutwari, waba umukobwa cyangwa umuhungu Imana yagukoresha. Ubwiza ufite ku mubiri ntabwo bukwiriye gutuma wirata cyangwa wihimbaza. Nk'uko Bibiliya ibivuga, Esiteri yari umugore mwiza rwose ufite uburanga. Umwami yakuruwe n'ubwiza yari afite bugaragarira amaso. Nubwo byari bimeze gutya, Esiteri ntabwo yirase cyane kugira ngo abe umwamikazi, ahubwo yakurikije inama za Hegayi. Esiteri igice cya 2 umurongo wa 9.
ntabwo yigeze yirata, ahubwo guca bugufi mu mutima we bifatanyije no kwizera Imana byatumye umwami amuhitamo umwamikazi w'igihugu cyose. Birashoboka ko Imana yakuremanye ubwiza ku isura, birakwiriye ko utirata ahubwo uca bugufi, ubaha Imana yakuremye kandi imyitwarire yawe ikaba myiza, ikanezeza Imana n'abantu, ugakora ibyo ishaka mu gihe cyayo ndetse n'icyo yakuremeye. Muri iyi minsi tugezemo bakunda gukoresha amaterme atandukanye ku bantu bafite uburanga budasanzwe, ariko birakwiriye ko abo bantu bose bashyirwa muri ayo mazina bigana Esiteri bagakora ibishimwa n'Imana, ntibajye mu ngeso mbi kandi ntibishyire hejuru. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Nubwo abayuda bari bafite umubabaro, Esiteri igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4, Imana yakunze abayuda kandi ntago yaremye ubwiza bwa Esiteri gutyo gusa, ahubwo byari umugambi wayo wo kugira ngo azagere ibwami abe umwamikazi atabare abayuda. Niba muri iyi minsi ufite umubabaro, humura nawe Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe kandi yiteguye kuguhoza amarira. Ongera uzirikane ko ufite Imana kandi ariyo itabara aho rukomeye. Ihangane kandi ushikame, ukomere, nta joro ridacya kandi nta mvura idahita. N'abayuda baratabawe kandi ibyabo byari byarangiye bagiye kwicwa. Nawe rero komera wizere Imana. Amasengesho yo kwiyiriza ubusa akuraho ibihome, gatanga ubutabazi bwihuse kandi bukomeye. Hamani yari icyegera cy'umwami kandi akomeye cyane ibwami. Esiteri ibice 3 kandi yari umwanzi ukomeye cyane w'abayuda, nuko atanga itegeko yuko abayuda bagomba kwicwa aho bari hose mu gihugu. Inzandiko zirakwirakwizwa hose mu gihugu. Esiteri ibice 3 umurongo wa 12. Kandi wibuke ko Moridekayi na Esiteri bari abayuda, rero iyo batagira icyo gukora ngo nabo batabare bene wabo, nabo bari kwicwa. Kuko Hamani icyegera cy'umwami yari yaramanitse igiti iwe mu rugo cya mikono 50 cyo kuzamanikaho Moridekayi. Esiteri ibice 5 umurongo wa 9. Nuko umwamikazi Esiteri aza kubimenya ko ubwoko bwe bugiye kurimburwa mu gihugu hose, yagombaga kugira icyo akora. Esiteri yari azi ko ijuru ritabara kandi iyo ushyigikiwe n'Imana ihindura ibyanze guhinduka. Esiteri ibice 4 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Ibi byatumye afata amasengesho yo kwiriza ubusa hamwe n'abayuda bose, bamara iminsi 3 batarya batanywa, basenga basaba Imana ngo ibatabare. Ibi byatumye Imana bumva kandi iratabara. Gusenga wiriza ubusa umunsi umwe, 2, 3 n'ubundi buryo bwose bitewe n'ukuntu wabiteguye hamwe n'impamvu, bitanga ubutabazi bwihuse buvuye ku Mana kandi bikirukana abadayimoni. Ezira ibice 8 umurongo wa 21. Nshuti y'Imana, birakwiriye ko twimenyereza gusenga twigomwe ibyo kurya no kunywa, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Birashoboka ko muri iyi minsi utakibishobora, ariko egera Imana iguhe imbaraga kuko yiteguye kuziguha ndetse no kukurwanira muri byose. Nshuti mukundwa ukurikiye Alarm TV Rwanda, nizere ko wumvise akamaro ko gusenga Imana ndetse usobanukiye amateka ya Esiteri n'igitabo bamwitiriye. Iyi ni channel ya Alarm TV Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel wayikora kugira ngo uzabone n'ibindi biganiro bizakurikira. Jye na Jado udahemuka. Yesu aguhe umugisha.